Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza Commonwealth yanyuzwe n'aho u Rwanda rugeze rwitegura inama ya CHOGM. Iyi nkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru binyuranye nk'Imvaho Nshya, The New Times, Igihe, This African, Premium Times n'ibindi Exavera, aho ivuga ko Madame Patricia Scotland ibi yabigarutseho mu ntangiriro z'iki cyumweru ubwo yari yitabiriye mu Rwanda inama ya 12 y'iminsi ine yahuje kuva tariki ya 3 kugeza ku ya 6 muri uku kwezi kwa 5 abayobozi b'ibigo birwanya ruswa mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth ku mugabane wa Afrika. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Madame Scotland yavuze ko yishimiye kugaruka mu Rwanda kandi ko ari igihugu hafitiye icyizere n'ibyishimo by'uko mu kwezi gutaha kwa Kamena Kigali izaba yakiriye abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma baturutse mu bihugu bigize uyu muryango. Ati ndashima guverinoma n'abaturage b'u Rwanda ko kwiyemeza n'ubwitange bidasanzwe bashyize mu kuzakira inama ya CHOGM y'intangarugero. Iyi niyo nama ya mbere ya CHOGM igiye kubera muri Afurika nyuma y'imyaka isaga 10 kandi ndashimira abanyarwanda bose ubumuntu n'ubutwari bashyize mu myiteguro irambuye kugira ngo habeho CHOGM itekanye, itanga umusaruro kandi iganisha umuryango mu cyerekezo kizima muri ibi bihe bigoye. Madame Scotland yanavuze ko hari abakuru b'ibihugu benshi bitezwe i Kigali ndetse ko ngo nta gihindutse iyi nama y'i Kigali ishobora no kuzasiga hari ibihugu bishya by'ibinyamuryango byakiriwe harimo n'igihugu cya Gabon. Naho mu kiganiro yagiranye n'igitangazamakuru Igihe, Madame Patricia Scotland yashimye uburyo u Rwanda hari intangarugero mu kurwanya ruswa. Aha niho yagize ati ndatekereza ko Perezida Kagame yabigaragaje neza asobanura ko uburyo bumwe bwo kurwanya ruswa ari ugukoresha ikoranabuhanga. Urebye uburyo u Rwanda ruri mu bihugu bikoresha ikoranabuhanga muri Afurika mu bucuruzi, mu miyoborere, ibaruramari n'ibindi, bigora abashaka kuyobya amafaranga. Igihe kandi cyanabajije Madame Scotland icyo hatajya yibagirwa uko atekereje u Rwanda, undi asubiza ko ngo akunda umuhati w'iki gihugu mu iterambere. Ati bwa mbere mva mu ndege nkakandagira mu Rwanda ntabwo nashoboye kwiyumvisha ibyo mbona. Igihugu gifite umuhati, kiratera imbere kandi kirasukuye. Avuga ko yanyuzwe n'uburyo igihugu gitoshye kandi ari cyiza. Patricia Scotland yagize ati u Rwanda rufite byinshi byo kwishimira, iteka ukonje hano bisa naho ruba rwabaye rwiza kurushaho. Ntabwo nzi uko mwabigenje ariko ntekereza ko mukwiye no gusangiza abandi iri banga kubera ko ni ibintu bishimishije. Ambasaderi Johnson Businge wati CHOGM itegerejwe i Kigali ni umwanya mwiza wo kumenyekanisha u Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge yavuze ko kugira ngo u Rwanda rutoranywe nk'urugomba kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bo mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth atari impanuka ahubwo ari imiyoborere myiza, umutekano no kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga. Yabigarutseho ku mugoroba w'ejo bundi ku wa 4 mu kiganiro cyatambutse kuri Twitter ibizwi nka Twitter Space cyasobanuriwemo inyungu u Rwanda rufite zo kuba muri Commonwealth ndetse n'icyo bivuze kuba ruzakira inama nkuru y'uyu muryango izwi nka CHOGM. Iki kiganiro cyari cyitabiriwe n'abagera mu gihumbi jondanye bari mu munyamabanga mukuru wa Commonwealth Madame Angela Kagame, umukobwa wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, abayobozi mu nzego zitandukanye, abadiplomate n'urubyiruko by'umwihariko ariko abakoresha cyane urubuga rwa Twitter. Ambasaderi Businge yashimangiye ko kwakira CHOGM ari amahirwe adasanzwe u Rwanda rwabonye bityo ko abanyarwanda bakwiye kuyabyaza umusaruro. Yavuze ko u Rwanda rukomeje gutera intambwe nziza ariko byose ngo rubikesha imiyoborere myiza ari nayo itumye igihugu kigeraho kiri uyu munsi. Ati kuri twe ni ibintu byo kwishimira cyane ariko nanone ni no kugira amakenga kuko bisobanuye ko dufite akazi kenshi ko gukora. Kwakira CHOGM nta mahirwe yo kubaka andi mahirwe yo kugira intumwa zizasubira iwabo zikagenda zishishikariza abandi kuza gusura u Rwanda. Yakomeje agira ati birumvikana ibyo bazaba babonye, ibyo bazaba bahavanye. Abantu bazamara iminsi mu gihugu cyacu hari bazamara iminsi 10 cyangwa se kanarenga. Uyu ni umwanya mwiza wo kumenyekanisha u Rwanda, tukamenyekanisha ibyo dukora, isi yose ikabibona kubera ko abantu barenga ibihumbi 6 bazaba bavuye mu bihugu 54 ni benshi cyane bazaba ari i Kigali. Hagati aho ariko mu gihe u Rwanda rwitegura kwakira iyo nama ya CHOGM, Perezida Kagame yaneguye serivisi mbi n'amafunguro mabi make kandi ahenda yo muri hoteli zo mu Rwanda. Exavera. Iyi nkuru dusoma ku rubuga rwa rb.co.rw iravuga ko umukuru w'igihugu yavuze ko bitumvikana uburyo serivisi mbi zabaye umuco muri hoteli zo mu Rwanda, abantu bakabyihanganira imyaka n'imyaniko nta gikorwa. Yabigarutse ahubwo yavugaga ku nama ya CHOGM u Rwanda ruzakira mu mpeshyi y'uyu mwaka, aho yagize ati hano tuzaba dufite abantu benshi barimo n'ibikomangoma, mugomba kuba mwiteguye kubakira kandi neza. Reka mbanenge, muzabakira gute? Dufite amahoteli meza ariko se mujya muyageramo? Murayazi? Muyasangamo iki? Nimureke tuvugisha ukuri, imikorere yanyu yo muri ayo mahoteli, serivisi zirimo, nimwe mwenyine abanyarwanda mushobora kwemera mukabana nabyo, nta wundi muntu wabyemera ariko nabyo ni ikibazo. Yavuze ko ibi bitagomba gukomeza kwihanganirwa, asaba ko abakora ibintu nk'ibi ibikorwa byabo bigomba kujya bifungwa. Yakomeje agira ati ni ikibazo gikomeye kandi mwanze guhindura, tubivuze nabyo imyaka myinshi. Bagiye kubamenya rero, bazaza ari benshi bagiye kubamenya.